politike yabyo muri rusange niyo abantu bakwiye kumenya n'iby'amasezerano ni ibintu biri aho birimo uburiganya bwinshi n'iki ariko nizere ko bababwiye ko muri ibi byose dukora tuvuga tubana n'abandi turwana n'abandi twaciye umurongo kera uvuga ngo igihungabanya u Rwanda cyo ntabwo twakihanganira u Rwanda ubuzima bwacu ko dushaka kubaho is something we shall live for or die for. So there are no two ways about it. Intambara zagiye ziba uko igihugu cyagiye cyubakwa noneho ugasanga no muri twe twari tuyoboye iyi struggle n'abayirimo bose n'iki ngira ngo hari aho abantu bagera bakumva batikorera bafite abandi bakorera ndaza kubaha urugero bifatanye buriya kwiyima kuba wowe no kwigenera ibyo ukwiye kubukora ntabwo ari iby'abakoroni gusa ahubwo abakoroni bakoresha bamwe muri twe nabo kuba ari bo bayoborera abandi ibyo kudutegekesha abandi cyangwa ibyanyu kudutegeka zero now ibyo rero ntabwo ari ibintu ukora umunsi umwe ngo ubundi wibagirwe cyangwa bigomba kujya mu buzima bwacu mu mibereho yacu uko dukora ibyo tugomba gukora ntabwo ari ibyo kwibagirwa ntabwo bavuga ngo nari nibagiwe naho iyo utagiriye umuntu nabi iyo nta kosa wakoze iyo nta icyo ugomba wowe kwishinja ugomba kuyoboka undi muntu cyangwa gutegekwa n'undi muntu kibiki iyo udafite rero uwo mutima wibaza your subconscious mind your mind iyo udafite kwibaza impamvu ngiye gukora iki impamvu inshingano mfite ni iyi ngiyi iyo utabyibaza rero abanyafurika cyangwa abanyarwanda banza dufite icyo kibazo turagifite pe ku buryo ndetse icyo dushinzwe dukwiye kuba dukora twebwe bigeraho bigasa nk'aho hari undi utegereje wabikora atari wowe ariko wategereza wagira ute bigufiteho ingaruka byanze bikunze niho nahereye mvuga wenda ingaruka zimwe kuri twe ntabwo zitubangamiye nk'uko abandi zibabangamiye ariko mpora nibaza ubwo busumbane bw'abantu twebwe nk'u Rwanda noneho no hagati yacu rero ariko uzi ko aya mateka y'u Rwanda tunyuzemo yacu nabwo ntabwo twigeze twibaza ariko turakorera nde urasenya urica hanyuma uzabibazwa n'inde ingaruka ibiyande ariko tukajyaho gusa ugasa n'uhumirije ugashyira igitambaro ku maso tukagenda nabo hari imvugo kera nk'imyaka 40 ngira ngo ishize hari documentary narebaga ngo nasomye handitse bavuga ngo
ngo don't worry about where you are going so long as you are on the way. Murabyumva? Ubu rero natwe we are on the way, but but where we are going tuzaba tubimenya. I mean, do you really want us to be like that? Mwumva abantu bakwiye kubaho baryo? Ubu twarihebye kugera aho ushobora kuvuga ngo reka tubeho uko tubayeho, sakindi zawe ibyara ikindi koko. Niyo mpamvu nk'abayobozi cyangwa iyo bitarimo ugasanga society igiye mu tuntu turi trivial, utuntu ninde uriya ninde yavuze iki yamvuze iki, bikajya muri ibyo, bikajya no mu system, bikajya no mu miyoborere, bikajya aho kujya ku substance. Ishu ikaba yamvuze, yanyifurije nabi, yagize atya, ibintu byose tukabisoma. Reka ndangirize ku kintu kimwe numvaga nacyo ngomba kubabwira cyari kingambangamiye gato, ariko cyerekana ukuntu pettiness kugira mu mutwe hatekereza, hayoborwa n'utuntu dutoya gusa, birandeba personally, ariko ngiye naramenyereye. Ndi immune ku mijugujugu. Immune mu Kinyarwanda biruta n'iki? Kuba immune, kuba immune, akingiwe kera. Ejo bundi nabonye ibintu bya za social media n'iki, nabonye bavuga ko yewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko ye uwanteguye ninde? Mbanze mbabaze. Rero hanyuma ariko ndababwira n'ibindi. Yewe wanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, ntabwo nateguwe na ni mwebwe. Kwanza mpora nababwira mwagezaho mukansezerera, ngewe ko nanjye, ariko singiye kuvuga ngo nanjye nkaba nkamwe, oya, ntabwo nzaba nkamwe. Ndabyanze rwose ibyo ngibyo, ntabwo nzaba nkamwe. Nzabaho uko ndiho, uko nshaka, ni kuba kubi kube kubi, ni kuba kwiza. Ubwo nibiba bibi nzabyishyura, niba byiza nzabyishyura. So ibyo ariko nabitwaye lightly, ariko kubera ko bindeba ndavuga nti reka nzabikoreho comment gusa mu bantu mbe mbirangije. Ariko ikindi, hari igihe ari umuryango wanjye, ari abana banjye, ni Abanyarwanda nk'abandi. Bazabeho uko Abanyarwanda babayeho, babeho uko babayeho
mu buryo bwa buri munsi buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare nashatse ko bajyamo ari batatu kuko bafite ari abahungu ariko umwe arananira avuga ko atabishaka bombi narabegereye ndabinginga nabwo ariko mwebwe shaho ariko impamvu nayo ndayibabwiraga mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya n'iki gihugu cyacu ntabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe maze nkahora nibuka hari amateka nibuka y'umubyeyi umwe wazanyakivara ahantu muri ankore abanyarwanda babaga umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba bose bagwa ku rugamba hanyuma baje kumubikira abana be ahamagara uwa 5 wari usigaye yari yashoye inka yagiye agarutse aramuhamagara ati sha ati bakuru bawe bakubwiye ko baguye ku rugamba umwana yari atarabimenya undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye iyo sitore ndayibuka iteka iza mu mutwe ubwo rero nabwiraga aba bana banjye ndababwira ariko mwebwe aya mateka yose mpora mbabwira n'iki bamwe narababwiraga bakiri batoya umwe aza kumbwira ngo dadi ngo ariko ngo those are horror stories niho kuvuga ngo ibyo bintu biteye ubwoba ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi so bamaze gukura abahungu ndababwira 2 rwose bo barabikunda barabishaka ko bazajyayo undi niwe wavuze yabigiyemo kandi atari kujya ntabwo bijyanye numva nshaka kumera ndamubwira nti nawe kora ibyo ushaka niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka namwe ese bashaka gukora iki ati yewe ati ndashaka gukora amafaranga tujye nindagiza kwiga nzajya muri bizinesi arangije aranyurira ngo mwebwe ngo n'abo basore bandi barumuna be ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi ati nzabatunga ati ndashaka kuzabatunga ati reka njye muri ibyo mwe mujye mu byo mushaka namwe ati tuzabura so 2 bajya mu gisirikare ndetse nabanje kubabuza ndababwira ngo babanze bige bari barangije digiri ya mbere babwira ngo bakore masters hanyuma muzabone baravuga ngo ya mureka babanze bajye bakiri bato twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga bati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare ndabemerera kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo n'ubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye so ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga ariko abana b'abandi twose twakuranye twarwanye ku rugamba n'iki namwe so kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese harimo n'abanjye akwiye kuba icyo ashaka kuba agakora icyo ashaka kuba
icyo mvuga rero ni uko uwo mukobwa ngo uzagira perezida, ntabwo nagira umuntu perezida, ntibibaho, ntabwo byakunda, wenda nawe ntanabishaka. Ibyo ubwo ni politiki iri aho ikwiye kujya muri puberi gusa, nta handi yajya. So nagira ngo ngende soza mbabwira ko dukwiye kuba dufite politiki ifite purpose, ifite vision, ifite commitment, ariko n'abantu batubonamo, natwe tubonanamo, nka kureba nkabonamo, ukandeba ukayimbonamo, bikareka byo kuba kubeshyana ntaho bigera. Intambara zindi za buri munsi ndizera ko Nduhungirehe yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya aha n'iby'iki, ntabwo wabibanyuriyemo. Hari icyo utavuze nababwira, hari icyo wumva wasize inyuma nabanyuriramo. Nta by'amasezerano, politiki yabyo muri rusange niyo abantu bakwiye kumenya, n'iby'amasezerano ni ibintu biri aho birimo uburiganya bwinshi n'iki, ariko nizere ko wababwiye ko muri ibi byose dukora, tuvuga, tubana n'abandi, turwana n'abandi, twaciye umurongo kera uvuga ngo igihungabanya u Rwanda cyo ntabwo twakihanganira. U Rwanda, ubuzima bwacu uko dushaka kubaho, is something we shall live for or die for. So there are no two ways about it.